rero kwitwaza agakingirizo ntabwo bivuze ko ugomba gusambana kitwaze ntabwo bivuze ko ugomba kuko ntabwo bivuze ko uri indaya kuko yitwaza ntabwo bivuga ngo kuko uri nguruna mu zitsina none se uko yitwaza ATM buri gihe kujya ku cyuma ATM card buri gihe kwitwaza kujya ku cyuma kujya kubikuza hoya tujye no soya no hoya tujye Okay, reka tubahe ikaze rero abakunzi bacu nizere ko muri amahoro murabibona ndi kumwe n'abantu bameze neza imbere yanjye uyu munsi tugiye kuganira kuri topic iryoshye cyane abantu benshi bakunze kwibazaho ubundi mu buzima busanzwe gukoresha condom ni ukwirinda gukoresha mu kinyarwanda bayita ngo kibertira babyita agakingirizo oya ntabwo ari agakingirizo hari irindi terime bayita kuri dance oya ntabwo kuri dance ni igifaransa bayita afe ni mu kirundi mizi ko babyita agapfuko ni agapfuko ariko agapfuko ngenzi karemasi agapfuko si ikintu bipfuka hose ni agapfuko mu kirundi yewe ni ababyita agapfuko nyine aya gapote ni gapote ni gapote so hari ingingo nshaka tuganireho ndi kumwe n'umugabo ndi kumwe n'umukobwa hari deba nshaka ko tuganiraho ikunze guteza ikibazo mu kamera yagarukanye cya kibazo gito ariko imaze igihe kingana iki yashishe se we nta kigira dukomeze okay rero hari sije nshaka ko tuganiraho kuri uyu munsi iyo sije ni sije ijyanye n'ikintu bita agakingirizo no gapote mu rubyiruko ni gapote so ni gapote buri tumvikane gatoya gapote ni igifaransa mu kinyarwanda ni gapote okay ariko kuki umuntu avuze gapote yumva bisebetse wavuga agakingirizo cyangwa condom cyangwa prudence ngo ni brand cyangwa prezil cyangwa utundi kumva ntibisebetse uretse gatoya rero ndagira ngo tuba tubyumvikane habanje bita sultani urayizi sultani ntago nyizi hazaho prudence ari urayizi prudence yo ndayizi ari ngo itazapi za PC hagiye nazi nini bitandukanye ariko mu byukuri abantu hari ikintu twitwa isoni tujye tugira kugira ngo uvuge ngo kugira ngo uzabone umuntu agiye no kuvuga muri boutique agiye kuvuga ngo mpereza plus hari abavuga ngo ni plus none nkuko urakoze kuvuga mpereza plus cyangwa kuvuga ngo mpereza agakingirizo biba ari ibintu bisebetse cyane ariko kugira ukavuga ati kakanuse umwe kakanyago oya kandi ubugira kwashe kwa pla kakanuse ariko wowe uri umunyamakuru urabikurikirana igihe kinini uganira n'abantu kuri radio kubera iki abajene abahungu wowe yendera umuntu batinya kuvuga agakingirizo nka condom kuki ujya kugura imiti ukavuga mpa ibinini mpa paracetamol mpa iki wajya kukagura ukagatinya iyo ngiyo sije tuzayigaruka ubutaha ariko reka tujye kuri sije y'uyu munsi sije y'uyu munsi ni sije irebana n'ikintu bita kwitwaza agakingirizo umuhungu iyo yitwaje agakingirizo cyangwa se gapote nk'uko twabivugaga abenshi biba bisa nk'ibisanzwe nta kibazo ariko uyu munsi ku cy'umukobwa iyo abantu babonye umukobwa witwaza agakingirizo bikunze kuba ikibazo twende hano turi abantu basobanutse reka tuganire buretse gatoya mbabara gatoya uraza kuyundi kugira kangoze mari wimbaza nanjye ndakubaza gatoya cyangwa n'abadukurikiye nabo nibo ndababaza ngo sibyo aho wabereye hari umukobwa waraza kugutereta buretse gatoya buretse wenda ntunansubize sinjya kugira ngo tugende uramutse rero uhuye n'umukobwa witwaje agakingirizo niyo yaba ari inshuti yawe aje kugusura kitwaje uzi ikintu utekereza iyi ni indaya kubera iki se bahanze rero muri kubugura ikora indaya ariko banze tekereza ibyo utekereza byose bimbwira ko nyine se uyu ni indaya ni gute ubundi atinywa gutwara agakingirizo ni ukuvuga ko asanzwe amenyereye ibyo bintu akora kuva aje iwanjye akazanye ajya kwa John cyangwa kwa Jacques cyangwa sinzi aho ari hose agatwaye bikaba ari ikibazo ndabeshya nagweshya kandi reka nkunganire ikindi mayi buriya ku bakobwa dufite ukuntu twitwara ku bahungu niba mfite appointment n'umuhungu runaka mbanzi ko nyine niba icyo gikorwa cyanabaho umuhungu niwe yiteguye kandi nanone niba uvuze ngo Kelly ndagatwaye mu isakoshi kakabona watekereza ibindi niba na ya respect wamaga
ntabwo ibiki none se ahubwo njye ndimo ndibaza uwo mukobwa ntiyagakwiye kuba ari intwara ahubwo wenda kera reka maze ngufashe aho ngaho sibyo Kuko dukurikije reka ngufashe akantu gato dukurikije uko tuzi nuko tubaho mu muco nyarwanda wenda dufate mu muco nyarwanda no mu Rwanda tuzi ko umukobwa baramusaba ibintu byo ari byo byose uretse gato twijya kure baramusaba ntabwo umukobwa ntabwo ajya asaba ibintu ibyo ari byo byose twumvikane ibyo buretse gatoya mbabara twumvikane umukobwa umuhungu amusaba gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo wenda mise ndasa no kunyene gukora ngize iki sibyo ntago tuzi ko umukobwa asaba gukora imibonano mpuzabitsina yaravuze akantu gatoya niba dukundana cyangwa umuhungu akundana n'umukobwa akabaze kumusura azi ko ibyo bintu biraza kubaho bigira iki umukobwa mu mutwe we azi ko umuhungu ari ugomba gushaka agakingirizo ariko noneho nk'uko bavuze ngo hari gender balance kandi mu buzima bwa buri munsi biriya ni ibintu bikenerwa na buri wese burya tujye tureka kubeshya ni impande zo imibonano mpuzabitsina imibonano mpuzabitsina ni ibintu bikenerwa n'abantu babiri umukobwa aramutse abaye intwari ku ruhande rumwe yakutwaza n'ako gakingirizo kugira ngo abashe kwirinda kugira ngo hari indwara nyinshi zishobora kuba yirinda na za nda zitateganyijwe kuzirinda ariko umuco wacu ntubitwemerera kugira ngo njye nimbona aje kundeba urabona ni icyuki ariko naramuka aje yitwaje agakingirizo aje kundeba I'm telling you my friend kategori ndamushyiramo ndashaka kujya kuri keri mu kanya ariko urashaka kubaza kubera iki uri umugabo umusore mujene runaka udukurikiye uhita wumva ko umukobwa uje witwaje agakingirizo ari indaya ariko wowe umusore wagiye urikitwaje ntibagufate nk'indaya nyine ikibazo dufite ni kimwe nibyo twavugaga hari wa muco wacu tuyayo ubyo ngibyo ni mindset twishyize mu mutwe you agree with me ahubwo mansobanurira impamvu neza impamvu niba hariho gender balance niba dukwiye gufashanya everything niba ndi nka girlfriend urugero utarasa ku karere ni urugero niba ndi nka girlfriend wa Bertrand afite uko antwara niba agiye wenda turisanzuranaho ibintu byose yabinuma iki nk'uko umuhungu atagomba kujya mu isakoshi y'umukobwa bibaye igihe runaka akamubwira genda undeberemo ikintu runaka yego agasangamo agasangamo gapoti agasangamo gapoti ni gapoti as a mistake arabifata nk'ikosa umuhungu arabifata nk'ikosa ariko wowe nubisanga muri wallet yanjye urumva ko ari ibintu biri none ndashaka kubaza rero wowe urasobanutse mbwira impamvu ubundi bumva bikwiye kubikosa bumva bikwiye kuba mistake oya kuko niba baravuze ngo dukwiye kwikingira mu gihe tugiye gukora imibonano mpuzabitsina twese turikingira ntabwo umuhungu ari ukunda ubuzima bwe kurusha njyewe nanjye ndabukunda so niba iyo credence nyibonye mfite uburyo nayitwara niho nshaka ndacyavuga kuko niba ngekere umuhungu ayishyira muri wallet yiwe gute ngiye itajya muri handbag yanjye kuko twese turi kwirinda sibyo mfite kugera ahantu runaka bikakubaho ko dushayaringa reka mwibarize uvuze yuko byakabaye byiza umbabare wenda ntabwo ari ngewe uri kubaza wenda nanjye uri kugira iki mu mbabare gatoya uvuze ko byakabaye ngombwa ko nawe ushobora kuyitwaza ko kugira ngo bigire iki ubu ngiye kubaza akabaza wajya muri supermarket ukajya kuyigura wowe ku bwawe byaterwa ariko twebwe uyu munsi turi kuri iyo sije izaba iyindi kuko abahungu iyo bagiye kugura gapoti nk'uko twabivuze bavuga izindi terime ngo ndashaka ngo umurindura nzuzi ndashaka ngira ngo abantu bashobora no kuduha komenti z'amazina babwira uragenda ukavuga ati kuko ubuziranye nawe mutipe wo muri quartier cyangwa ugize iki uravuga ati ngewe ndashaka akantu ngiye kuguha urabyibuka turi ku Isango Star ngewe singiye kubeshya uzi ko twabana ku mati nimugoroba
hari n'umuntu wenda ntashaka kuvuga wenda twanakoranaga twajyanyeyo kwa kuntu ugenda ukajya muri rayon ugafata igi n'iki uzi ko kuri nakumata ikiriho uzi ko wazishyiraga imbere neza before yaho tujya kwishyurira hari n'igihe bagenda bubatse utuzu zigomba kuba zirimo ni bangahe bajyayo ari Nyamirambo ni bangahe bajyayo Inyamirambo ko zishiramo nicyo kibazo rero ibyo bintu ni kwa kundi umuntu agenda avuga inika bakita njye gufata akabora akagenda yihishe cyangwa akajyanayo undi muntu runaka kambwira bro ndashaka rero kugaruka ku kintu ko hari umuhungu n'umukobwa bashobora gupfa icyo kintu yenda par exemple yenda Bertrand uri marié uyu nawe ni umukobwa ugasanga yenda tusuppose ko umuntu ari umu boyfriend n'umu girlfriend bakagira bagapfa ko umukobwa yitwaje akagapoti ibyo bintu birakwiriye hari ijambo yavuze bita mindset wenda dushyira no mu Kinyarwanda ni imyumvire n'imyitwarire dufite ariko ubundi mu by'ukuri mugenzi wawe kuko iyo uri kumwe na mugenzi wawe mukundana mwese umwe abashaka mu Kinyarwanda kiza mu abashaka amagara meza ya mugenzi we n'undi ashaka amagara meza ya mugenzi we niba rero ngiye Bertrand numva ko cyangwa umusore runaka X akunda n'umukobwa Z akabona ko X ukaba wumva ko buri gihe niba wa mukobwa aje kureba uzaba ufite agakingirizo mu rugo sibyo we nawe yaza kukureba kitwaje ukumva ko ari ikibazo mu by'ukuri byakaba byiza kandi nawe ukabasha kubyumva ko yabasha gutekereza ko ubwo se ntibiganisha ko abahungu baba bikunda cyane abahungu nego oya nibyo ni selfish ariko nanone n'ubundi abahungu bari selfish no mu buzima busanzwe bari selfish uzarebe hari igihe wenda n'urugero buretse mvuga sorry kugucana hari igihe ukundana n'umuhungu mugakundana wakora akantu runaka gato kidogo ugasanga byuririyeho kandi wowe you do everything wakoze ibiki yagira na mistakes akora ukazirengagiza aho niho mmereye yuko abahungu bari ariko ni nka bya bindi bakunze kuvuga ngo iyo urufunguzo rufungura inzugi zose ngo rufite karite ariko urugi rufungurwa n'inzugi zose ngo ni ikibazo no tubyumvikana byo wenda n'akantu waruzanye mu icyo ni cy'abahungu babumva ko niba hari umukobwa umukunda cyane nyine yamubabaza kuko anytime aramubona aramubwira wenda Mike turi aho ngaho kugira ngo ngire iki abahungu ikibazo gikunda kubaho ni kimwe cyangwa igitsina gabo sibyo tuvuga gutyo muri rusange igitsina gabo bumva yuko kugira ngo babe selfish no mu buzima busanzwe yenda nuko na constitution ya kera iyo bavuga ngo l'adultère ubusambanyi ntago umugabo yasambanaga ahubwo yasambanaga umugore kandi ibintu burya si muri constitution tu sais que je nakoze droit abizi imbere niko byari biri yenda ubu ngubu ehazuma ko byanahindutse ariko iyo wumva umugore aramutse aje yitwaje cyangwa umukobwa aje yitwaje agakingirizo aje kureba ni ukuvuga ko ari byinshi aje kukurinda nawe ko de toute façon wenda we gatoya entre parenthèses ashobora kuba inzira yaciye mu kintu akaba atereka go protecting utangiye gucura ubanza oya ashobora navuze ashobora kuki wumva ko niba aje yitwaje agakingirizo kandi we hari ibyo mushaka gushimisha imibiri yanyu kuki utakumva ko wenda ashobora kuba bikoze kugira ngo agukingire wowe tudabo mu kanya rero bavuze ngo uhita umuhindura indaya we no navuze mu myumvire why the guy we adafite past yego zitari collect abagabo ni nk'inzuki urumva uyu munsi naca ku rurabo rwa Margarita nkure mu buki ngiye kurwo bita urundi nkure mu buki ariko ururabo rwa Margarita rugomba kuguma hariya rukategereza ko rwaruki ruzaza ariko nyine ubwo urumva twese ntabwo tugira past ziri nziza tuba dufite inzira twaciyemo abafite ibanga ahubwo ngiye ikintu navuga twese dufite kurindana hagati yacu nanone ikindi niba umukobwa yumva ko atatwara kapote muri handbag ye mu isakoshi uranabisetse ubona ntabwo mbisetse yasetse kapote yasetse ijambo kapote yambaga gapote yakubangamiye turayikuraho I'm joking okay yeah
ko byo byagombaga no kunyuramo kugira okay ngo nibyo rwose tugaseke mu gake aha babwiraga abakobwa niba wumva ko umukobwa wowe ubwawe utabishobora ntabwo umuntu yaguforcinga gukora ikintu udashaka ariko as you know ko ugomba kwiprotectinga yourself wowe ubwawe wakayitwaje you getting me wakitwaje Mike wenda ko turazamo na bya rero dufate urugero wenda mbabara gatoya tubona abana batwara inda nyinshi mbabara bazi ko sida n'umubikire mbabara nkubwire gatoya mu rubyiruko sida cyari hejuru urabizi wenda before umuntu wenda before ko umuntu aba married aca mu nzira iyo wagize amahirwe ukabasha kubana n'abantu bo mu bihugu bya hariya ruguru twita ngo bazungu bagize iki impamvu batagira inda zitateganyijwe no barazigera ko ntabwo ari nyinshi nk'izacu n'ubwandu ntabwo ari nk'ubwacu kubera iki ko umukobwa we aba yumva ko niba agiye gukora kiriya gikorwa imibonano mpuzabitsina n'umusore aravuga ati byakaba byiza ko nakwirinze kugira ngo ntazabasha kugira ikibazo kindi kintu. Ni ukuvuga ngo baba responsable nabo y'igikorwa bagiyemo. Naho hano iwacu hano ntabwo turaba honete ku ba boyfriend bacu cyangwa n'aba girlfriend nabo bwiza ukuri. Ntabwo turaba honete. Niba njye na boyfriend dufitanye appointment yuko turi buhure tujye guhavinga fun, ufite kumubwira sheri I need this, kandi nawe ubwo ukumva ko nyine you have to protect yourself and to protect your man. Hanyuma hanyuma niba ibyo biba bibaye uzi ko ugiye gusohokana n'umu boyfriend wawe ufite kwiprotectinga, erega ukagatwara nta kintu ugatwaye ugashyize mu isakoshi, hari umuntu wamenya ko ufite prudence gapote niho kuvuga ngo ibyo navuze ngo nawe yanibagiwe icyo bita backup. rero ijambo avuze twibiseka Mike ni serious issue. Ikintu avuze urumva aravuga ngo ushobora n'ikindi kintu kibitwica ni kimwe nuko aza aje kundira mu rugo kandi muri wateganyije gukora imibonano mpuzabitsina, ngewe nanjye nabiteganyije, ariko kubera ko atakitwaje tukarenda tujya muri bya bintu mvaho sinzi kandi Imana iraguhana cyane ibyo abakobwa sigoye bajya banabitinyuka. Yenda iyo nisije tuzaganiraho abakobwa se bacu mu Rwanda ashaka gutinyuka kubwira umuhungu ndumva nshaka ko dukorana imibonano mpuzabitsina. Ni bakeya ni naho ngira ngo byo bituruka aho ngaho niho bituruka, ugasanga twatwaye inda zitateganyijwe, dutwaye ibyo birwara byandura mu mibonano mpuzabitsina kuko nyine eske kubera ugiye gusura umu boyfriend ahawe kandi ugiye wumva bikurimo, kandi nugerayo afite ubushyuhe ubushyuhe nyine abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe urumva aho kantu urikumva. noneho ubu siko gute ugiye gusura boyfriend wawe uziko ntabwo wamucika nibibaho doke ni ukuvuga ubugabye igitero se cyangwa Bertrand Mike Komeza ntajye ndakumva rwose mwese muri mariage ndizera ko izo nzira hari abajama wanyu wenda mwaziciye mu rwose. nta kuntu umukobwa yaza kugusura gusanze wawe wibana noneho ample niyo wabana n'umujama wawe harashya umujama arasirikira akamubwira ni bro ngiye ku kabutike ndaje. uremera noneho umva uwo mujama wawe niba wari ufite na bitatu akagenda binywere uhita ubwira umuntu noneho wamuha ati nta kibazo nashyiraho n'izindi eshanu nta kibazo sirikira kugira ngo aganire na wa mu girlfriend. iyo ibiganiro bishize habaho sheri you see tuva bien sava ibintu utuntu nk'utwo, kandi uko muvugana niba muri abantu mukundana niko mugenda mwattractingana hagati yanyu. wageze uti ko muvugana niko mugenda muhuza. ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo utaje witeguye ni hahandi mushiduka mwakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. ubwo rero dusoza inama wabwira abakobwa bagenzi bawe, ubwo Bertrand nawe ndaza kumubwira agira abasore bakiri batoya n'abantu by'umwihariko tuganira badukurikiye nabo ndabizi buhahiye comment nyinshi abadukurikiye. hanyuma gira inama abakobwa bagenzi bawe batinya icyo kintu, hari n'ukibwira akumva ni nko guca inkamabere
nyamara ariko ingaruka zikaza nyuma ari nyinshi. Turabona imibare y'abana batwara inda bakiri bato ni myinshi, n'abakobwa bakuru n'indwara. Ubu ugiye muri RBC bakaguha imibare, sida n'ubundi ubwandu buracyaboneka, n'indwara zitandura mu mibonano mpuzabitsina. Sida burya si yo mbi gusa, uburagaza, ibindi byose ni nyinshi, imitezi n'ibindi. So inama ku bakobwa mbere na mbere, kambwire my girls dukuri tukitwaze, nanjye ngiye kujya nkitwa. Ugize uti none si ukurinda ubuzima bwanjye rata, kambabwire kurinda ubuzima nibyo bya mbere, kandi ubuzima ni igishoro. Iyo ufite ubuzima nicyo gishoro cya mbere kibaho. So udafite ubuzima nta n'ikindi kintu ufite, nta n'ikindi kintu ufite. ni kwa kundi ugenda ukavuga Kelly yararangiye, ni gutya dusigaje kuririmba, uri kumva aheza ni ukuri. Ariko wifashe ukirinda ukamanaginga n'ubuzima bwawe. Erega nanone kuba uvuga ngo ugiye kukitwaza ntabwo bikwanditseho kuko utwaye prudence mu isakoshi, ntabwo bikwanditseho ko uri indaya. Boyfriend wawe ni ukuzi, so abonye ukamuha. Erega hari wenda kaka ni urugero, hari n'umuhungu ushobora kukubaza nese sheri nakufite, wenda we nakafite. Katuve no ku bakobwa, wenda n'umuhungu ashobora kukubaza ni nakufite. Saba abahungu b'abasirimu ariko umuhungu w'umusirimu nyine uri open muri mind, nyine umuntu uri honest, ubundi nibwo uhita umubona. So abakobwa nyine tubyige. Ndabizi biragoye kubyishyiramo, nanjye byangora pe kuba natwara prudence mu isakoshi. Kandi twebwe impamvu tutabibanuza cyane, ubu usanga buri munota dufungura amasakoshi. Mu gusoza navuga ini tuzabishyiremo imbaraga kugeza naho bizaba nk'iki, nk'umuco cyangwa ihame. Nk'uko abazungu babigenza. Abazungu baro niba afite boyfriend, avuga my boyfriend today I'm coming, ndakitwaza ndi bukazane, tura making a love. Bertrand, ibyo bintu biroroshye. Urakoze Kelly, inama utanze abakobwa nizere ko ngo baraza kumbwira uko babitekereza. Urakoze cyane ko uvuze ngo nanjye icyo mvuga sibyo. Hari ikintu kijya kibaho mu buzima, ushobora kuba wihisha nonaha ukavuga ati nigatwara agakingirizo barambona gute, baranyita indaya. Ariko ejo tuzakubona urimo urakorora, uri kujya kwa muganga. Wikumva ko niba umukobwa aramutse aje kureba yitwaza agakingirizo ngo wumve ko yaciye nk'amabere cyangwa akoze ikintu kigize iki, ni ikintu cyiza cyabayeho ko yatekereje bati reka nirinde. Uruhande rumwe ntagazi kuko ntimubana mu rugo, ntazi aho hagati uko waraye, nawe ntago uzi ko waraye, wenda kubera icyizere gusa mufitanye. Ariko hari igihe umuntu ashobora kunyerera agahura n'ikindi kibazo, ariko uko runaka nshaka kumurinda nanjye kandi nshaka ko nirinda nawe, reka dukoresha agakingirizo. Rero kwitwaza agakingirizo ntabwo bivuze ko ugomba gusambana. Kitwaze ntabwo bivuze ko ugomba gukora ntabwo bivuze ko uri indaya. Kuko yitwaza ntabwo bivuze ngo kuko uri nguruna mu zitsina. None se uko yitwaza ATM buri gihe kujya ku cyuma, ATM card buri gihe kwitwaza kujya ku cyuma kujya kubikuza. Oya tugereranya inkore hano none uramamye ku mugabo. Hari ikintu kijye kibaho, witwaza ATM buri gihe ariko ntabwo ari kujya kubikuza buri gihe. Sibyo? Urumva tumenye yuko uko upanga nani bagage yawe. Nasema ituvishe ukuri. Turabana wa papa. Uyu ugiye madame muri bagage akazishyiramo nuko abazi ko ugiye gusambana. No, abavuga ati oka buraza hari abagore bajya bazipakingira abagabo. Si barahari. Bazipakingira abagabo rwose bakazishyiramo bati oka bibaye. Abagore muzabanyereka hano mu Rwanda. No. Umudamu bize azambwira. Maze anayisangamo ugasobanura. No. Atayipakinze akayisangamo, urumva misiziye mu guerre mondiale. Nta patsinze cyangwa shishata gasanga havuye ebyiri. Amubwira ko imbebe yaziriye. Na parking enye sibyo ugenda ugure the same mark. The same mark and then you pull it. Okay. Wasoza rero tugasazeza hano. So rero wenda icyo navuga nuko kuba umukobwa yaba kwitwaza agakingirizo ntabwo bivuga ko ari umusambanyi cyangwa ari iki, ahubwo akitwaje kugira ngo abe yabasha kugufasha. Anarinda ubuzima bwe nawe. Wa musore we rero nawe wigira isoni zo kujya muri boutique ko ugiye kwaka agacupa urakavuga ati mpa agacupa kavuga ubwoko bwaryo. Iyo ugiye kwaka supaguru
kuko hari icyo ugiye kwikoresha uravuga ngo nta supaguru nugera rero kugira ngo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ukabona ko nta gakingirizo ufite mu rugo genda ubwire umuntu ucuruza umubwire ati yewe ntiza kapote nta nubwo ari kuntiza impereza yiguremo kuko ugiye kwiprotectinga nta soni biteye iyo ngingo tuzayizaho utabwo dushimira abantu rero bari badukurikiye cyane tuganira nizere ko ikiganiro cyari cyiza vraiment ubu ngubu mufunguye ubwenge bwa benshi kandi sida iracyahari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina iracyahari ni nyinshi noneho igitangaje zibasira urubyiruko cyane urubyiruko rero rudukurikiye abana b'abahungu n'abakobwa mwumve ko ibi bintu ari ikibazo gikomeye kandi ko mukwiye kwirinda niba uri umukobwa ntukwiye kugira isoni niba uri umuhungu ntukwiye guca urubanza yuko umukobwa yitwaje agakingirizo kuko twese turi kwirinda so thank you so much. Kelly ni umuprofessional dancer ni umubyinnyi uri professionnel hano iwacu mu Rwanda agakina na filime turi kumwe na Bertrand w'umunyamakuru nawe agakina filime niwo twaganiraga ni abantu b'ibyamamare hano iwacu mu Rwanda bazwi cyane so thank you so much God bless you tuzasubira ubutaha